Kocha uziko abashinyaguzi mutagira konje mureke kumfatira space ngo muyigire isoko ntago mbikunda kandi ngura ngo kurusha account mara cyawazamutse mwana yabyanditse se hano arazamutse turavuganye kuri telefone araje wowe uri gukoresha iyo konti ndakurikiranye reka ukurikirana se uri muyihe konti wakanze kuri request ukazamuka abaruko zabagiranye yego bro wahageze ndahari mwana nabumvaga nuko wari mu rukiko narindi mu rukiko nageze nekeza yuko ninjye munyamakuru wageze ku rukiko bwa mbere uri umu YouTuber ntabwo uri umunyamakuru nta kibazo ariko ndatangaza bro kumvira ni gusa ndashaka ariko ntimukarakare mujye mukunda ukuri none se ukarita yarimutse oya ni nabyo asa njye nakurakarira Godfa nageze ku ngoro y'ubutabera urukiko rwa Kicukiro urukiko rw'ibanze saa 12:02 nka 32 gutyo nabibaraga nahasanze umukameramani wa Big Man witwa Josh masanga umuntu umukameramani wacu wa 3D witwa Gaposho n'undi muntu mwe narimo kwibuka neza ariko nawe ni umunyamakuru ariko n'umukameramani unaye n'umukameramani icyo gihe Big Man ntiyagera isa namamagara ambwa ati wahageze nabwari yego nahageze ati nanjye ndaje aba yakije imodoka twahageze twese dutegereje kubona umuntu witwa Jihadi nabo bari kumwe mu kirego cyangwa muri dosiye imwe bari buzanwe mu modoka baje kuburana ariko twebwe twahageze bo bahageze deja bamaje no kubinjiza hehe aho bategerereza sinzi niba uri kunyumva neza ndakumva icyo gihe namanutse umupolisi ahita azamuka arambwira ati se ko winjiye mu gipangu amasaha ataragera ndambwira ntago nari mbizi ni amakosa kabisa ariko ahita mbera umwana mwiza ndamubwira se ba Jihadi baje arambwira ati oya ntago barabazana ariko babazanye icyo gihe nahagaze ku giti mbona imodoka ya Pastor Claude iraje yaje mu modoka mu yandi magambo umupolisi yabesha umunyamakuru urumva ni ku mpamvu wenda z'umutekano ni ku mpamvu z'uko batashaka ako kavuyo kabo bantu benshi abanyamakuru bagombaga kuba ari benshi ariko nabyo ntitubitindeho yego Pastor Claude yahise yinjira yaparitse aramanuka araza ansanga ahantu nari mpagaze magaranye n'umupolisi aransuhuza arambwira ngo uremewe arakomeza aramanuka araharengaho aho ngaho Claude uyu nguyu Pastor Claude agira imodoka se cyane imwe se komeza domi Okay icyo gihe ikintu twari dukeneye twese kwari ukumenya niba Jihadi cyangwa uzabakiro Spirian Nayishimwe Patrick Pazomani Kalisa John ariwe K John bahageze haje imodoka ya van irimo abakekwaho cyangwa abakurikiranyweho ibyaha runaka tugira ngo niyijemo ba Jihadi kumbe ba Jihadi bo bari bamaje kuza ubwo nibwo bwari burimo buracya amasaha urubanza rwagombaga kuba saa 3 nahise njya gusoma kuri liste nsanga uwitwa uzabakiriho Sipiriye ari ku murongo umwe Nayishimwe Patrick ubwo ni Pazomani Kalisa John Savio ndetse n'uriya Papi bari kumwe bigaragaza n'amasaha bari buburanire na sare bari buburaniremo twashatse kujya ku cyumba cy'iburanisha umupolisi atubwira ngo amasaha nagaragera turabarekura igihe nikigera ariko njyewe nari mfite amakuru yuko Jihadi cyangwa uzabakiro Spiriye afite abanyamategeko babiri ariwe uwitwa Fatikaramu
harimo n'uwitwa Bayisabe Irene. Muri stand up nakoze abantu bayirebye kuri 3D TV nabisobanuye. Nkaba nari mfite amakuru yuko uwitwa Jihad atari buburane, ari busubikisha. Ayo ni amakuru nahawe ejo saa 7:30 z'amanywa. Icyo gihe umupolisi yaje kugera aho ngaho araturekura, aduha uburenganzira, atubwira atari ku muntu ufite kamera, ndetse icyo gihe umukameramani wa Big Man GB Rwanda yaje afite kamera ariko ijimije, afandagira ngo iri kwaka, ndabyibuka. Arambwira ati wowe ubikamera ntabwo uri bwinjire niba iyo kamera utayijimije. Ati sawa fande, ati sawa fande. Baje kuturekura. Icyo gihe twari turi kumwe na mama wa Pazo, na mushiki wa Pazo, na murumuna wa Pazo, basa kubi wagira ngo ni Pazo neza. Twageze mu cyumba cyiburanisha abanyamakuru, nicara ku ntebe ya kabiri. Imbere yanjye hari yicaye Punditi afite ikayi n'ikaramu ari kwandika buri kantu kose Punditi aba yandika. Wari twegeranye? Mwari mwegeranye. Icyo gihe aba bagabo batanu cyangwa aba basore batanu bari bicaye ku ntebe imwe iya mbere n'iya kabiri. Uzaba Kiro Sipiriyani ari we Jihad yari yicaranye n'uwitwa Bayisabe Irene ndetse na Fatikaramu. Jihad muri jampa ya shokora na durage y'umukara, udukweto tw'umweru ukuntu dufu. Yego, bimwe by'ibisabo nyine bambara muri ntuze muri quartier. Nihuse rero byabaye ngombwa yuko uranisha urubanza rwari rwasubitswe, cyangwa murabyuka yuko Pazomani yari yavuze yuko atari standby kuburana. Uwitwa Kalise John akavuga ngo ngewe ndi tayari kuburana n'ikimenyimenyi, ntago ego. Urwo rubanza nirwo bagombaga kubanza kubera yuko bari barusubitse, kandi nimero ya Patrick na Kalisa na K John bari kumwe ni 10. Babaje bati muri standby kuburana, bati yego. Barabarega, ntago ndi busubiremo umushinjacyaha ibyo yavuze. Umushinjacyaha mwiza nawe w'icyamamare, ntago ndi buvuga izina rye kuko numwe mu bastari bo mu Rwanda. Umushinjacyaha numwe mu bastari bo mu Rwanda. Ukunda gushinja abastari? Ukunda gushinja abastari, ndetse numwe mu byamamare mu Rwanda. Umushinjacyaha Kamarani, wibagirwe n'ibyo umucamanza yavuze ku matelefone uwitwa Jean Paul. Yego gatoya. Nari kubigarukaho utwo ngutwo n'udushya twabaye mu rubanza. Yego, uwitwa Patrick niwe wabanjije kuburana n'umunyamategeko we ufite nk'amanota kuri njye. Umbwiye ngo mujajinge, nubwo atari ngombwa kumujajinga, ariko umbwiye ngo nimuha amanota bitewe n'uburyo yaburanye, namuha nka 51.9%. Umushinjacyaha arabashinja, nabo bajya mu kwiregura. Patrick cyangwa Pazomani yireguye avuga yuko yari afatanije imeri na Yampano bagikorana. Ntago ndi bubitinde ibyo mwarabivuze, mwabisobanurira abanyarwanda inshuro nyinshi cyane. Nta munyarwanda utabizi yuko Pazomani yabanye na Yampano, bakoranye, bari bafatanyije telefone, yewe imeri access yari ayifitemo. Bivuze ngo ibintu Yampano yabikaga, yabonaga notification. Uwitwa Pazo yabonaga notification muri telefone ye. Avuga yuko ubwo bakoranaga mu kwezi kwa 4 bari baremeranije yuko bazajya bakorana, akamuha amafaranga ntamwishyure, bagatandukana mu kwezi kwa 4, ariko mu kwezi kwa 6 akaba aribwo biba confirmed. Ari nabwo hatangiye kunuganurwa yuko video ya Yampano. Gadfa ntabwo uri kuvuga, simbizi niba uri kunkurikira. nguteza amatwi. Icyo gihe witwa Pazomani yisobanuye avuga ko
ubwo yaramajije kubona uwitwa Yampano ameze nk'uzamwambura kandi nta masezerano bafitanye, nta hantu yamurega kubera yuko nta masezerano y'imikoranire bafitanye, habaye conflict hagati ye na Yampano. Yampano amakuru amugeraho yuko hari video ye iri hanze, ndibuze kubigarukaho n'uburyo ki byatangiye kunuganurwa yuko hari video ya Yampano iri hanze. Byanyuze kuri inde? Ni uwuhe muntu wa mbere werekanye ko yaba afite amashusho ya Yampano? Yabyerekanye mu buhe buryo? Sinzi niba uri kuntegera Godfather n'abandi turi kumwe. Sawa, icyo gihe uwitwa Pazomani arabibona, ariko ngo yari yanabwiye Yampano ati hari video nabonye, ati hari video nabonye musaza, ibintu nk'ibyo ngibyo kurumva hari harimo uruntu. Ibindi reka mbisimbuke kuko ntago ndi kubyibuka, sinzi ibintu bisa bijya mu mutwe wanjye. Bahise bajya kuri inde? Sorry. Icyo gihe umushinjacyaha kimara kuvuga yuko binjiye muri telefone ya Yampano bagakuramo video ari Pazo, umushinjacyaha yemeye wowe ubwe ko witwa Yampano yarasangiye email na Pazo Ishimwe Patrick ariwe manager, ariwe wari manager we. Aravuga umushinjacyaha ngo ubwo batandukanaga Pazomani yasigaranye ya email. Madame le Presidente wiburanisha ahita muca mu ijambo, aravuga ati se ibyo ngibyo niba Yampano yarabizi ko hari umuntu ufite email ye muri telefone, hari urwego yabimenyesheje, yarareze se, yigeze atanga umugabo, ni iki kitwereka ko atari Yampano aya mashusho warabigizemo uruhare mu gusakaza? Ahantu ndi bugende nisobwa baraza kumfasha. Godfather. Yego mana, yego kamera, yego ndimo ntabwo mbarambira, ntabwo ndi butinde cyane. Reka ndahita njya kuri K John cyane kuko K John niwe birimo n'ibintu bya Njuga, birimo n'ibintu bya restaurant yo kwa Kibonke, harimo ibintu byinshi. Icyo gihe Pazomani cyangwa Patrick muri ribu we yivugiye ko video yayibonye muri telefone ye. Ati se Pazoma, ibintu wavuze muri ribu atari byo uvuze hano mu rukiko. Ibintu wavuze muri ribu kabivuga muri pariki, katari byo uri kuvuga hehe hano muri pariki. Umumetere we ati erega impamvu yavuze yuko video yayibonye muri telefone ye nuko notification iza muri telefone apana kuri telefone. Bivuze ngo Pazo we yabonye notification iriho video ya Yampano. Umushinjacyaha ati rero iyo video iri kuri email kugira ngo uyibone bisaba yuko uyidownloadinga ukayisavinga muri gallery. Icyo gihe byabaye amahereri, berekana ingingo, berekana iki, umumetere wa Pazomani aragerageza arakanyakanya, yerekana ingingo rwose, bigera aho ngaho babasabira kubafunga. Urumva? Uwo muntu musohore hanze ufunge ari kukubangamira. Yego oya ntacyo babasabira iminsi 30 y'intuzi, babasabira iminsi 30 y'agateganyo. Umunyamategeko wa Patrick yavuze ko atari ngombwa ko bafunga byaga iminsi 30 y'agateganyo. Bikunyumva? Kubera yuko Pazomani niwe wigemuye, niwe wijanye. Bati rero ntago numva uburyo cy'umuntu wijya ari we wizanye
mutaje ribi itaragiye kumufata ntago nibwira yuko yatoroka, kandi hari ingingo zerekana zinasobanura yuko umuntu akwiriye kuburana cyangwa gukurikiranwa ari hanze adafunzwe. Ibyo babijyaho bahita bajya ku witwa Uwakabi. uwo ni K John. Uwakabi ari we K John. Uko bigaragara videwo ntabwo ari we wa mbere wayibonye, ariko yabonye screenshot kuri WhatsApp y'umuntu witwa Odette. Yabonye screenshot kuri stati ya WhatsApp y'umuntu witwa Odette usanzwe postinga ama pornography cyangwa ama video y'urukozasoni. Iyo screenshot yari irimo uwitwa ngo Yampano yaragaragaraga yicaye ku gitanda. Uwo Odette yandikaho ngo umpa 5 ndamutamo video yose y'iminota 10. Icyo gihe Uwakabi yahise akora screenshot. Iyo screenshot ayoherereza umuntu witwa Papa Cyangwe. Kumbe ako kanya Papa Cyangwe yicaranye mu nzu na Yampano. Wanji komeza inkuru. Bari kumwe arambwira ati ibi video yawe n'iki. Aho hantu niho hantu hambere na mbere Yampano yamenye yuko video ye iri hanze. Ibyo ngibyo igihe byabereye mise nkibagirwa, kandi mukanya uvuga ngo bareka kumamagara naringiye kubivuga. Okay, dukomeze. Uwakabi yisobanura avuga ko iyo video ntabwo Odette yayimuhaye, nawe ubwe yaje kubona birimo biratrending ibintu by'amavideo. Iyo video arayishaka arayibura. Hari n'abantu bagiye bavuga mu mazina bandikiraga K John bamubwira ngo waduha iyo foto iyo video ya Yampano, akababwira ko ntayo afite. Yaje kumenya amakuru y'uko umuntu witwa Nesta Papi uri babafunganye ari ufite video ya Yampano, ari nawe wayimwoherereje. Muri ko kuyimwoherereza byari bimaje gutrendinga. Umutangabuhamya witwa Lewo Ngabo ari we Njuga. Ngabo ndagusuhuje. Yavuze ko iyo video ayibona bwa mbere yayibonye muri telefone ya Kalisa John na bari kwa Clapton Kibonke. Abantu barahazi no hantu hambere abumuceri mwiza uramaze. Tujye twamamariza abantu nta birenze mani. Komeza. Tujye twamamariza abantu nta kibazo. Ongera ko bagira n'inkoko iryoshye. Yego n'inkoko ibintu bafite ni restaurant nziza cyane. Clapton ni umwe mu bantu bafite restaurant nziza. Umuntu ukeneye kurya ajya kurya yo nta kibazo. Icyo gihe Njuga avuga yuko video bwa mbere yayiboneye muri telefone yande ya Kalisa John. Ari kuyibereka bahagararanye na puzzle. Ibintu uwitwa K John yahise avuga ati ashwi. Uwo muhungu witwa Njuga twagiranye ibibazo bya filime, niba ngo yarayimwandikiye, niba barayikinanye, niba byaragenze gute simbizi, ngo bapfa amafaranga, ngo kandi Njuga agira inzika, ngo ubwo ni system yo kwihorera. No way. Yo kumushirishamo. Niko bwe yivugiye. Niyo magambo yavuye mu kanwa ka K John. K John. Mbibutse yuko nanone mbasubiza inyuma gatoyo. Igihe basubika kumva witwa K John yavuze ko ibyo bintu nabyazi. Umuntu ukwiriye gukurikiranwa aho ibyo byaha ari umuntu witwa Puzzleman. Ndapfuye. Bivuze ngo nukumushirishamo. Reka nsobanure kano kantu rero kuko nshobora kuba ntari impuguke cyane mu mategeko. Iyo abantu bafunganywe muri dosiye imwe barenze umwe, ubwo ni 2 cyangwa 3, babita ngo ni ishumi.
uretse gato iyo murimo niko iyo murimo byanditswe mu mategeko muraburana iyo murimo muraburana ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo muri ishumi biba bisaba ngo mwigengesere kuko iyo umwe ashirishije mu undi byanga byakunda bakubita 30 jours. so ni ukuvuga ngo niba nkumvishe neza mu itegeko byanditsemo iryo jambo ngo ni ishumi. Abantu benshi barabizi neza abantu bajya mu nkiko iyo muri babiri muri dosiye imwe imwe babita ngo ni amashumi. Ya niko bimeze ndabibona bari kubyandika komeza. Yego mbo uwitwa Pazo wibwa Kalisa John yashatse gushirishamo nde Pazomani kandi Pazomani ni ishumi. Aba bantu byanyeretse yuko nubwo bari kumwe ahantu bari ntago bahuza, buri wese ari kwita undi wa ba mwana, ari gushaka gukiza amagara ye. Uwitwa K John niko kuzanamo uwitwa Njuga avuga yuko ngo bapfuye amafaranga ibintu bya filime, nawe urabizi Njuga yakoze filime bigeraho biranga agira gute manager w'abahanzi nta kintu atakoze Njuga abamucoma yabaye ibintu byose n'umutete n'umuntu ukora ibintu byose Njuga kugira ngo yibonere amafaranga ye, nta birenze ibintu byose wamuha yabikora. Kana ntabwo Kalisa komeza uri kunyumva ngewe siko bari kuvuga umuntu ahari kari byo byiza kari umupampe wanjye Njuga yakora kimwe cyose amafaranga yabona. oya Njuga turakamarade cyane yego no gutebya kamarade wibigira Senjuga ariko Senjuga agiye kubigifura ndigutebya nta bintu birebire bro uraganira mani nuko kugira ngo inkuru uryohe nta Njuga ari igitangaza. Nese Njuga iyo mvuze ngo wakora kimwe cyose kugira ngo ubone amafaranga ngiye nateka amandazi. Uwitwa K John akimara gushyira bakimara kusoma umutangabuhamya ari we Njuga ibyo yavuze K John arabihakana. Muri uko kubihakana avuga yuko ari ugushaka kwihorera kwa Njuga ndetse ibyo bintu bidakwiriye guhabwa n'agaciro. Yongeraho akantu gakomeye cyane bamwe mu bantu batazi kuburana batazi n'uburyo cy'umuntu yitwara imbere y'urukiko. Mbaza ngo ni ukubera iki birabujijwe kuburana werekana ibimenyetso utunga urutoki umushinjacyaha cyangwa madamu wiburanisha madamu le president wiburanisha sorry mu kwishongora kwinshi uwitwa Kalisa John cyangwa K John yahise avuga aya magambo. Aravuga ngo ahantu twari turi kwa Clapton Kibonke kuri restaurant byanga byapfunga hari kamera reka ngare nkozo duhe n'abandi no komeza uri rukaswa niki komeza akantu gakomeye yakoze nakaye. Yego yavuze ngo ahantu twari turi kwa Clapton Kibonke hari kamera CCTV kamera. Ndakumva mwagiyeyo mukareba ko hari video nigeze nerekana ko hariyo CCTV kamera. ubwo Kalisa John cyangwa John yari arimo arabwira umushinjacyaha akubwiye ko ari umwe mu byamamare byo mu Rwanda. Madamu le president wiburanisha yahise avuga ati no none se ubushinjacyaha nibwo bujya gushaka ibimenyetso bibashinjura cyangwa abametere bawe nibo bakwiriye gushaka ibimenyetso bigize gute bigushinjura. komeza. K John babura ingingo babura ibiki akajya bavuga ingingo zitari zo umucamanza akaba afasha ati iyo ngingo ntago ari ya 97 ni ya 80 muri beshye nyine wumva sinzi byaje kurangira Claude wimuvugira byaje kurangira president wiburanisha afashe umwanzuro yuko urukiko ruzasomwa cyangwa isomwa ry'urubanza rizaba ku itariki 11 saa 9 z'amanywa hariya ku rukiko rw'ibanze Kicukiro. Izina Dumba ryagarutse abantu bose
muretse gato izina Dumba ryagarutsemo rite izina Godfather ryagarutsemo rite urakoze cyane. Uwitwa Pazomani akimara kumenya yuko byamenyekanye yuko ifoto ya Yampano iri hanze kandi ariwe bari kubishyiraho, bubwe yahaye video umuntu witwa Dumba, ariko ahita yisiba amuhereza audio, aramubwira ngo amavideo yose yasibe kandi ureke gukomeza kuyakwirakwiza. Godfather we bamuvuzeho iki? Godfather ntago mbyibuka man, mafite ibintu byinshi mu mutwe ntago ndi kubyibuka, ariko icyo cyo nawe mu mwandiko urimo, wowe urimo, harimo witwa Babu Rwanda wo kuri The Choice. We yatanze yatanze ubuhamya. Babu we yatanze ubuhamya kuko yego yatanze nyine yatanze ubuhamya, nagira ngo nkubwire ibyamamare byari biri muri uyu mwandiko. Mwese kuvuza details za Dumba kubera ko izanyu utari kuzivuga. Ntabwo ndi kuzibuka details zawe, ninzibuka ndazivuga, winca mu ijambo ndatuma nibagirwa n'ibindi ahubwo. Icyo gihe urubanza rwari rukomeye, rwari mbaturamugabo, abantu bose bari bakeneye kumva ni urubanza rwitwa Uzabakiriho Cyprien nabo bari kumwe, ubwo ni amashumi ye, babasomera imyirondoro, ariko mbibutse ko bari baduhaye warning, nta muntu wemerewe gukoresha telefone, nta muntu wemerewe kongorerana n'undi cyangwa kuganirira mu cyumba cy'iburanisha, ndetse briefing bari baziduhaye batubwira yuko abantu bemerewe telefone ari abunganira abandi mu mategeko, ubwo niba abavoka. Bagihagurutsa Jihadi ntuze uriya bafunganywe Papi Iniesta n'uwo mutipe wundi bari kumwe, ko bari batatu. Icyo gihe nibwo uwitwa Nkundineza Jean Paul yarimo arinjira, ariko yinjiye ashobora kuba ari uko batari baduhaye amabwiriza ahari. Yinjira afite mikoro, afite na ekuteri z'umweru ziri mu gakava k'umutuku. Madamu wiburanisha ati nimwegereyo ndebe hariya neza, uriya mugabo biriya bintu afite mu ntoki ra, ati se ikaturebye ibintu ufite mu ntoki, ati ni ekuteri na twa tumikoro dutoya tudupamba sinzi niba utuzi. Ariko yamuhamagaye azi ko ari nka telefone afite mu ntoki, ntabwo ari telefone yari afite, ahubwo kubera ko Jean Paul Nkundineza ntabwo yari azi amabwirizwa yatanze. Icyo gihe umukuru wiburanisha yahise atanga itegeko, abwira umupolisi wari wambaye inyenyeri ati nimumfatire umugabo mujyane hanze murebe ibyo arimo arakora. Jean Paul Nkundineza baramufata bamujyana hanze. Iburana byatangira, ariko bataraburana bakimara kubasomera imyirondoro, uwitwa Savio uko nanamwe expectingaga naga ariko nasanze ameze, numvaga ari ikintu cy'ikigabo cy'igisore n'iki, ariko naje gusanga ari umuntu ukiri muto ufite amagara matoya, mugufi yakabisa tureshya, wumva nyine w'amagara macyo. Urabibona ko muri abo bantu bose bari kumwe n'ubwo ari amashumi uko ari batatu, niwe muntu ubona ameze nkaho adafite ubushobozi muri abo bose bari aho ngaho. Yamanitse ikiganza aravuga ati njyewe ntabwo niteguye kuburana kubera ko nta muntu yunganira amategeko ndabona, ndumva mwansubikira. Bahita baha ijambo uwitwa Nesta Papi. Nesta Papi muri dread zifungiye inyuma, utuje cyane, ubona ucecetse utavuga amagambo menshi, ahita avuga ati njyewe nta kibazo, ati n'uburenganzira bwe. Bageze kuri Jihadi ati njyewe ndi tayari kuburana. N'abamwunganira mu mategeko bati turi tayari. Umushinjacyaha
ahita avuga bamuha ijambo aravuga ati kubera ko aba bantu bari muri dosiye imwe. Uri kunyumva Godfa? mani ndi kukumva uri kunusura ntabwo uri kuva ngo uvane inkuru bro. Okay, sawa. Kubera ko aba bantu ari amashumi ntabwo dushobora kuburanya bamwe undi ngo tumwihorere, bityo rero ndumva twamuha umwanya agashaka umwungana mu mategeko, urubanza rukazaba afite umwungana mu mategeko, ariko nabwo akatwereka ko afite ubushake bwo kumubona, kuko yaba muri RIB ntawe yari afite, no muri parike ntawe yari afite. Ubu rero ntabwo tubizi neza ko hari bwo agiye guhita amushaka, ariko kubera inyungu cyangwa kubera icyo amategeko avuga, urubanza rwasubikwa. Nuko urubanza rwasubikwa. Uwitwa Fatikaramu yari umwunganizi mu mategeko ubwo Fata ku mavuta yaburanaga. Atera agatoki aravuga ati nubwo bimeze gutyo uyu musore atubwira igihe azabonera umwunganira mu mategeko, kubera yuko umukiriya wacu amaze iminsi myinshi muri kasho kandi hari ibintu birimo gupfa. Uwitwa Bayisabe Irene, Presidente w'iburanisha atarafata umwanzuro, yahise atera agatoki umugabo w'umuhanga cyane uzi ibintu bigendanye n'amategeko. Icyo gihe yavuze ko nubwo bari biteguye kuburana, uwitwa Jihad atarabona dosiye yo muri RIB. Mwibutse ko iyo utarabona dosiye yo muri RIB waburana iki? Ibyo bintu ni ibiki muri mora? Icyo gihe bakimara kubivuga yuko batarabona dosiye yo muri RIB ibashinja, uwitwa Jihad yahise azunguza umutwe cyane n'amafiyeri menshi cyane kwa kundi nyine kw'abashu. Presidente w'iburanisha ahita avuga ngo Jihad, ibyo bimenyetso uri gukora ntago byemewe. Kuko uri kwitwara mu cyumba cy'iburanisha ntago byemewe. Barakomeza bavuga ibyo ki muri systeme batarabona dosiye yabo yo muri RIB, bavuga yuko babishyizemo ahubwo batarihuza na systeme. Umukuru w'iburanisha aravuga ati niba ari ibyo ngibyo turabaha kopi nta kibazo, muravano tubaye kopi. Jihad birangira ameze nk'uhawe warning gutyo. Urubanza bararusubika. Urubanza bararusubika barushyira itariki 11. Ariko Bayisabirene ahita azamura ati njyewe ntago mpari, ati nzaba mfite urundi rubanza, ati kereka murushyize nyuma ya saa 6. Okay. Birangira bafashe umwanzuro yuko urubanza ruzaba ku itariki 11 zo kwa 12 isaa 6 z'amanywa. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nabonye iki rero? Okay, mu ijambo rimwe kansoze cyangwa nta kibazo. Nangiye gukora conclusion y'uburyo kinabonye imiburanire y'aba bantu bose ukuntu imeze. Ariko niba ujyatse ijambo nta kibazo. Reka yimpe mu munota umwe. Umuntu bita Tiriska, umuntu bita Keza ashyira muri request ndashaka kuzamura tugiye mu cyiciro kindi. Erega ibintu birakomeye. Keza Tiriska ashyira muri request. Nkubiti yo twagiye. Keza Tiriska mfite amakuru yuko umunyamakuru yari ari hariya. Umunyamategeko we. Sorry. Okay, so reka noneho tufate ntuza tujye mu cyiciro cya kabiri ngo kumazi. Reka nsoze kuri conclusion yanjye. Abantu bajya gusura Jihad n'abajya gusura K John, ariko cyane ndabivugira kuri Jihad. Bitubwoba ko Jihad ashobora kuzafunga umutwe nka kumwe Fata ku mavuta yafunze umutwe. Iyo urimo kuburana ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo
ndimo ndasoza nsigaranye amasegonda nka 22. Bisaba ngo wiyoroshye, ntago wigira kingi, uraceceka, abanyamategeko bawe akaba ari bo bavuga amagambo menshi. Nshize mu nyurabwenge uko nabonye Jihad ku itariki 11 nagaruka rikameze afite confidence, self confidence, bizaba bibi. Agomba gucisha make, agomba gutuza ibintu by'ubushu akabishyira hasi, akamenya bigenda gute imbere y'abanyamategeko, y'umucamanza, y'umushinjacyaha. Iyo ugiye kubwira umushinjacyaha ntago umutunga urutoki, ntago uzamura urutoki ngo utange pisi, icyo gihe ugiye gutanga ruswa ya miliyoni 2, bari gusobanurira iyo ruswa iri gutanga ni iki uyivanye. Ibyo binagomba kubyiga abanyamategeko be. Fata ikaramu na Bayisabe Irene bakamwigisha uburyo kiyitwara, kuko byagezaho Bayisabe Irene amukomanga mugira ati tuza. Bisobanuye iki rero? Abanyamategeko ba Jihad bagomba kumwigisha uburyo ki umuntu yitwara imbere y'urukiko. Wakoze cyane Godfather. Ndagushimira, wakoze cyane. Ibi narabikubwirega uzavamo umunyamakuru muzima. Wowe kurikira inama zanjye, uri umuntu ufite ukuntu bisobanura ukabitondekanya, uzi kuvuga. Ugomba gutegura uburyo bwo kuvugiramo n'igihe cyo kuvuga. Coup de chapeau, ubisobanuye neza cyane. God bless you.